kuko wavutse kuri umunyamurenge. Ibi ngibi rero nibyo bigiye gukora kuri bamwe kubera ko ni ya nkota yavuze ya nkota aba bose bahagurukiye inkota natwe utazayishira hasi ndetse harimo na bene wacu kumugaragaro bizaba guke kumugaragaro nta nubwo bizaba nijoro inkota nayo ihagurukiye kumugaragaro sibyo no wango rero tuno duce babonaga ko abantu bari bamaze kugira amahoro hari akavido nabonye mu Minembwe bari gukora salon mbese bari gukora umuganda harimo ndetse n'abanyamahanga kandi bishimye bavuga ati bari kuvuga ati hariya dukate hariya h'ibihuru nadu yohaza ntitwobimenya ibintu nk'ibyo bwo kugira ngo mbese hamere neza hase neza n'umwanzi aho yava hose yaba ari kurangizwa so rero ariko yaba twebwe ari kuriya baba baratumaze yaba ari abanyamurenge basigaye ari faride siri hariya niki uba baramaze abanyamurenge bari hariya baba barabishe. Bakunzi ba The King TV turabasuje kandi twongeye kubirizaho tubifuriza ibihe byiza muri hose hatandukanye ku isi tubifuriza amahoro y'Imana mukomeze mugubwe neza ibyo muri gukora byose tuyifuza uko byagenda neza tubasaba kandi kongera gukora subscribe gukora share na comment ubishoboye wese siga comment aho ngaho nimba uri mushasha hano kora subscribe urabudufashije urabudusupportinze tujye kuganira kandi ku makuru ari kuba mu gihugu cyacu cyo muri Kongo ndatekereza ni inkuru hashize igihe kinini tubabara ino mpamvu wenda tuba turi kuvuga dusa nkaho ducishije make cyane so uyu munsi tugiye kuganira cyane ku ntambara ziri kubera mu duce twose two mu misozi y'Imurenge intambara yarayibaye ndetse na mu gitondo yabyutse iba so niyo makuru tugiye kuganira tubaye kaze makuru uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa wacu araza kwivuga nawe ndatekereza atari ubwa mbere mubonye kuri no channel so ngwaye kaze papa. Asante sana umeze ute The King? Turaho twabonye guca abonye Imana ikingurura urugi niko bavuga abonye hari ukuntu ngo abembe bazabasubuzanya niba abembe barafurero simbizi ngo tubona ngo twayigura n'abapfurero tubona twayigura izo ndimi zabo zishaka no kuzaziga rero kubera ko namoko wese nabyiga nta nibyo ngira ni byiza uzi impamvu se burya kumenya ururimi uzi impamvu abazungu baduhatije kuvuga icyongereza n'igifaransa no kugira ngo ibyo tuzoza dupanga akenshi cyane nko kuri social media iyo muvuze ibintu mu cyongereza n'ubwo iyo mubivuze muri rwa rurimi rwanyu ntibabimenya sibyo ariko badushiramo ngo n'uburyo bwiza bwo kumenya indimi ariko yaba byari gushoboka isi yose ariko ikomeza ikivuga ururimi rwabo ariko abazungu bagiye baturusha ubwenge badukundisha indimi zabo kugira ngo bajye bamenya imipango yacu cyane bayina bashaka kuba ari ukuri kuko akenshi amakuru ushatse amakuru wenda ya Kenya benshi bakora mu cyongereza ndetse even n'ibiganiro wenda bya politiki bikorwa wasanga kabisa ari fact cyane rero nicyo niyo mpamvu cyane ariko urabona nk'abashinwa ni wabo urabona bino bihugu bindi byo mu Burayi usanga benshi batazi icyongereza ntibagikeneye no kukiga ibe no mu Bushinwa ntabwo bakunda uzi impamvu se buriya rero imipango yabo niyo mpamvu ubona banateye imbere n'imipango yabo badapfa kuyimenya so rero abanyafurika rero twebwe twararozwe sinzi waturoze mugani wa mugabo kandi disi wumva umuntu uzi tuvuge nk'urugero umuntu uzi igiswahili utazi icyongereza ukumva ari nk'ijiji ubwo umunyafurika utumva ari injiji ahubwo twebwe ikibazo dufite n'iki nicyo cyongereza iyo kivuze ukakivuga nabi baraguseka uzi impamvu abanyafurika basekana aguseka kandi nawe ubwiwe si ururimi rwiwe kuko ururimi rutari urwawe ntabwo ugomba kuruvuga neza ndamutse mvuze ururimi rwanje tuvuga ikinyamurenge nkakivuga nabi waseka kuko wavuga ati uyu muntu ni umunyamurenge ni gute avuga ururimi rw'inabi hari icyongereza n'igifaransa mbivuze nabi nkabihengeka unsekera iki ni ururimi rwanje so kubera ubujiji rero no kutamenya no kudakunda ibintu byabo ugasanga rero niho hava ugasanga umuntu ngo avuze icyongereza nabi ngo avuze igifaransa nabi icyo kintu abantu ntibakaza basekana ni uko nzoza nkivuga cyangwa uko uzoza ukivuga kingi si ururimi rwawe
cyane rero ako karagaciyemo ndagira ngo twinjire mu makuru y'iwacu muri Congo aho iki gitondo twabyutse twumva yuko by the way abantu benshi bapfuye reka duhe pole abantu bari nako twese turi kugenda duhura n'ibibazo kuko ni abantu bacu turi kubura kuko buri muntu wese burya umurara wese aturukamo byanze bikuze ntihazahaburamo umuntu ugira gute uburamo umuntu so rero abanyamurenge ubu nyine navuga ngo dufite umurara umwe w'ubunyamurenge no kwirwanaho kuko baravuze ngo bya bindi by'imirara maze mu parike hasi ubu ni umunyamurenge uri gukora so rero twihanganisha abanyamurenge bose ku isi turi kugenda tubura abantu bacu ariko kandi reka dukomere intambara niko imeza urabura nabo bagatakaza niko intambara imera ariko kandi dushimira Imana yuko iri kugenda iduhagararaho n'abaduteye tukabatsinda nubwo bari kutwataka ariko turi kubatsinda nanigiye kuvuga ngo duheze pole kandi abantu bose hari abantu batekereza yuko abagabo babo bagiye kurwana abahungu babo bagiye kurwana bagatekereza yuko bagiye gupfa ariko na hano urupfu rwagusanga ugapfa sibyo utishwe n'isasu uzahishwa n'indwara na accident upfa kose ni ugupfa hari umuperezida umwe yari kuri parade ari kubwira abasirikare arababwira ngo okay yari ari kubabwira ariko ari kwibutsa kuntu bababwiye bavuga ngo mwaje mu gisirikare ngo muzapfa arinje arababwira imva zose zuzuye muzi n'abasirikare bazirimo so bishatse kuvuga ngo twese tuzapfa kandi hahirwa upfa ari gupfira igihugu cyiwe cyangwa se ubwoko bwiwe ari kurwana ku hari abajene ejo bundi bapfuye bakomeje kohereza b'Ubugande bari batuye mu Bugande ni nkaho kubyakira nubisha umuntu umwe avuga ko kubyakira ko yapfuye byari byanze yumva nyine atarakwiye gupfa ni nko kundi makanika yapfuye abantu ntibabyumva ariko ndagira ngo mbwire abantu bose bashobora kuba bafite abarelatives babo bapfuye bazira ubwoko bapfuye bazira kurwanira ubwoko bapfuye bazira kwanga agasuzuguro se cyangwa kwanga yuko umunyamurenge ashobora kwicwa agakurwa muri Congo kandi ariyo gakondo yabo mwese abantu babuze abantu ariko bagiye kurwana bagiye kwirwanaho mwihangane cyane rwose hahirwa umuntu wapfuye gutyo ngiye mbona umuntu wapfiriye uburenganzira bwiwe no kuganira igihugu cyiwe araruta umuntu wapfiriye hano akagongwa n'imodoka cyangwa se n'urupfu rundi rusanzwe so mwihangane aho muri hose so mu gitondo rero twumvishe yuko ejo bundi mu mikenke bararwanye kandi bongeye barabateye ejo barabateye n'uyu munsi kandi babateye twumvisha amakuru ngira ngo nawe wabyumvishijeho turashaka kugira ngo utubwire amakuru wabashije gukapita wowe byari bimeze bite intambara rimeze gute ahubwo bimeze gute reka na makuru nk'uko binsabye rero reka tubashe kugezaho abantu amakuru tugiye kubaha twarabwiye ngo amakuru meza ushobora kubasanga kuri ano macano tubaha amakuru y'ukuri kuko tuba twabashije gukapita rero ingingo z'amakuru rero bwana The King amakuru ubu nyine tuvuga ari mu Minembwe none ahari nuko Mayimayi yari imaze iminsi iri mu nama hamwe na FARDC n'abarundi bakora inama yo kugira ngo yo gutera mbese kariya gace ndetse no gutera aho abanyamurenge bose bari muri kariya karere kacu so rero ni inama yabaye yo kugira ngo batere aho abanyamurenge batuye mu bice byose abanyamurenge batuyemo bivugwa ko bateye za Bibogobogo no mu nkengero ya za Minembwe ubu nyine ahubwo amakuru ngiye nakabuse mu kandi kanya nuko amarembo yose ari amarembo mbese yinjira muri za Minembwe yose yatewe ndetse na za Mikenke naho hatewe ibyo byose ni uburyo bagamije gusa gutsemba abatutsi cyangwa se abanyamurenge batuye muri kariya gace rero ibyo bitero bikaba birimo abarundi ingabo z'u Burundi ndetse na FARDC na Wazalendo
urumva rero yo mbese Wazalendo ni ba Maimai nuko gusa bise Wazalendo ariko ni ba Maimai. Hari n'amakuru yandi hari n'amakuru yandi yuko mu irembo rya Gipimo irembo rya Gipimo na Nyagishasha harimo n'abandi ndetse donc ayo marembo yombi nawo bateye. Okay. N'ahantu yitwa mu Mikenke ku biraro mbiri naho bavuze yuko kabisa intambara yakamejeje. Ariko nyine hari n'ahandi ndetse Maimai iteye ikompora yahateye ikompora ariko urebye intambara yari itaratangira neza. Zakabara no mu magaje naho hatewe haravuga intambara. Umwanzi rero akaba yaturutse ahantu hose. Iyi no mugambi bwana bari bafiteho kugira ngo baturuke mu marembo yose batugote kugira ngo babashe kuduterera hamwe icyarimwe, ariko basanze abana bahagaze neza. Mbese urugamba rwabaye urugamba, ariko hari aho bitaratangira ngo biturike, ariko kandi hari naho urabona nka za Bibogobogo n'ahantu navuga ngo ndetse na twirwane ndagira ngo ntayihaba za Bibogobogo. Urumva ibyo ari byose n'abage bagiye gutabara kugira ngo wenda baramire abantu, kuko Bibogobogo n'abaturage benshi bahiberaga nta twirwane yari ihaba. Okay, andi makuru ari kuvugwa ndi kubona bari kugenda bavuga bari kuvuga yuko no mu Minembwe urumva ahantu hatewe none ahangaha hize abantu bavuze havuze ko hatewe mu Bibogobogo. Yes, sibyo bavuga ko batewe mu Minembwe. Minembwe nayo yatewe no kwirembo rya Kivumu. Sibyo Kabara nayo yatewe. Yes, Kabara nakabara nayo yatewe sinzi niba Kabara no mu Bibogobogo. Kabara ubwo no hafi no mu Magaje na hose yatewe. Ahose na ahantu hatewe intambara iri kugenda ibera. Nakuvuga ngo umugambi wabo bamaze igihe hakozwe inama hashize nk'icumweru inama yarakozwe yo kugira ngo babashe guterera rimwe, ndetse niyo mpamvu nakubwiye ngo amarembo yose yari ya Minembwe yari yatewe. So niyo mpamvu bari kuvuga ko Minembwe yatewe, ariko no kukabaraho hatewe no mu Magaje, kandi kukabariho hatewe habanje bahatera amabombe amakompra ni nko guteguza urebye, kandi yarakozwe na Mayi nibo bari bahateye ndetse n'abarundi. Uyu mugambi rero nuwo kugira ngo batumare. Ikindi wenda mu ngo z'amakuru naso turi buze kuvugaho nuko tuza kuvuga amakuru ari Buvira abanyamurenge bakomeje guhohoterwa. Hamaze kuba ingo nka 3 zinjirwamo abajenesi bakabafata bakabambura ndetse bakanabakubita cyane. Ndo hari hohoterwa rero by'ubwoko bwacu buri Burundi, babuzaho muri Buvira, babuzaho bahungira, babuzaho baja ingo 3 bakinjira bakabasarura, amara kubasarura abana bakubise bakabasiga gutyo. Nukuvuga ngo uko niko baza batangiye gutyo, ariko bamenye ko no kwica bagiye kubica. So rero ubutabazi burava hehe ni ikibazo. Nukuvuga ngo kari agace ka Uvira umunyamurenge hatoye yabuza ahungira, yahubuza haca ko barikingirana mu nzu ntahantu bahabaje. So rero ko yandi makuru ndetse harimo n'abarundi ibaze kunyagwa rero no gukubitwa. Ibyo bintu ntago ari byiza The King. Aka nakarengane, kandi ndetse na ONU cyangwa se n'ibindi bihugu by'amahanga biri kugenda birebera birengagije, ariko ndetse n'ababandi bene wacu bari kugenda bavuga ngo nitwe twizize ngo ko turarwanya leta. Ese iyo si leta musarire nabo bantu bari kubinjirana ntago ari leta ni Wazalendo. Ariko ikintu gishimishije bwana Dem hari ama message twagiye twakira avuga yuko aho hantu hose aduye yatera reka mvuge ngo Imana yabafashije, kuko aduye yarateye mu Bibogobogo baje kwisubiza inyuma. Isubiza inyuma isubirayo, ndetse niyo teye mu Mikenke nayo bayirwanyije
ndatekereza nubwo bitari byoroshye ariko basanze biteguye, basanze abana bahetse isezerano biteguye, reka tuvuge gutyo, kubera yuko nubwo mu ntambara atazabura za casualty cyangwa se abapfa, ariko mu makuru twumvishe yizewe ni uko abana babashije guhagarara, babasha kurwana urugamba kandi cyane rwose baratsinda. Ari byo dushaka rero gusobanura The King ku ngingo z'amakuru twavuze ko utwo duce twose twatewe, ariko inama yarabaye. Duhere ku nama yabaye ni ubusesenguzi. Inama yabaye kiriya cyumweru kindi gishize, ubwo yabaga harimo abarundi, harimo ndetse na FARDC na Wazalendo. Rero uretse cyane ko FARDC atari cyane kuko yo yagiye ihunga cyane hariya, ubu nyine hari kugenda cyane Wazalendo aribo ba Mai n'abarundi. Abarundi bakaze bashatse kudutsemba. Ubu nyine tuvugana, ibaze ko ibihugu bibiri bishaka gutsemba ubwoko bumwe. Nabonye banatwitse n'inkambi ya Mikenke, sinzi niba wabyumvise. Bayitwitse yose kabisa, yagiye hasi. No kuvuga ni ngombwa, ariko ibihugu bibiri, u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibihugu bibiri bishaka gutsemba abatutsi minority. U Burundi dufitanye nawe ikibazo ki? Nabwo okay, Abarundi ni kiye kibazo dufitanye cyabo? Niki bashaka iwacu? So rero tukibaza bino bihugu bibiri bishaka kutumaraho. Wivuga igihugu kimwe ni nk'ari igihugu kimwe gifatanye n'igihugu cyacu. None nibyo nyine bibaye bibiri, ibihugu bibiri kuko natwe turi muri Kongo. Aho nyine ko ndabanaga n'u Burundi gabwinshiyemo ga twari dufite igihugu kimwe cyacu tubamo cya Kongo gishaka kudutsemba. None hinjiyemo ikindi gihugu cy'u Burundi cifatikanyije n'ikindi, bibaye bibiri. So rero aya nama kuri ababaje cyane kubona ibihugu bibiri bishaka gutsemba abantu bazira uko baremwe. Yes, nta kindi kintu. Makanika ijambo yaravuze ngo ntabwo kuba umunyamurenge azira gusukwasa, nta muntu n'umwe yahemukiye, just gusaba akakuziza kubera isura kuko wavutse uri umunyamurenge. Ibi ngibi rero nibyo bigiye gukora kuri bamwe, kubera ko ni ya nkota yavuze, ya nkota aba bose bahagurukiye inkota, natwe utazayishira hasi, ndetse harimo na bene wacu. Ku mugaragaro bizaba guke, ku mugaragaro nta nubwo bizaba nijoro. Inkota nayo ihagurukiye ku mugaragaro, sibyo? Ngo rero tuno duce babonaga ko abantu bari bamaze kugira amahoro. Hari akavudo nabonye mu Minembwe bari gukora salon, mbese bari gukora umuganda, harimo ndetse n'abanyamahanga kandi bishimye. Bavuga ati, bari kuvuga ati hariya dukate hariya h'ibihuru naduyohaza ntitwobimenya ibintu nk'ibyo, bwo kugira ngo mbese hamere neza, hase neza n'umwanzi aho yava hose yaba ari kurangizwa. So rero ariko yaba twebwe ari kuriya baba baratumaze, yaba ari abanyamurenge basigaye, ari FARDC iri hariya niki, uba baramaze abanyamurenge bari hariya, baba barabishe, baba barabahoteje, barabagiye. Ariko twebwe abasigaye hariya, abashe, ababembe, abaki bari hariya bafashwe neza, nta kibazo cyabo. Ni nayo mpamvu ntekereza yuko isi yose izageraho ikamenya ukuri, ukuri kugenda buhora, ariko ikamenya yuko umunyamurenge nta munsi n'umwe uretse akagara konyine. Akagara umugabo ejo, I think n'ejo bundi, ndatekereza aribwo bahuye muri Amerika, barahura umugore umwe numvishije, sinzi niba nakumvisha audio yiwe, yavuze ngo barashima Imana yuko atari akagara, ndetse n'umugabo wiwe ngo atari akagara. Reka ngakumvisha wumve. Hari umugabo numvishe mu kandi kanya w'akagara, ni igitangaza uwo mugabo yavuze. Aruhavuga none nuko ari audio, ariko yaba ari nk'ikindi ndakeka ko yari kuba si ibintu uwo mugabo yavuze.
nahevye nasanze dufite abanzi bamwe bateye ubwoba ariko kandi nabo busa tugarase Akagara ntikomanura isahani imwe y'umutsima nakabonye. Akagara gakomeje gukora ibitangaza. Sinzi impamvu ako kavideo ntari kukabona hafi ahangaha kandi abantu benshi nabonye bari kugapartaja. Yavuze ngo uwo mugore ndatekereza n'umuyobozi nawe ubwe yavuze ngo nimubona ngo umugabo ngumwe wo mu Kagara yinjiye ngo mumubaze ngo ngira ngo najya kumwicaza amubwira ngo mugiye kwicara ariko ngo wagambaniye ubwoko. Hari undi mugabo nawe wavuze amakuru is to remove those division. Right now the division in Kagara they are writing letters and even put names on those letters. If you see a letter like that, don't even believe in it. They're just creating things. Yesterday, Arizona men, we decided to fight against Kagara, to push it away so that it doesn't divide us. If you see someone who is in Kagara, when you see him coming, tell him impamvu nakumvishaga kano kantu dem sibyo nukubera ko je ubwanjye sindabyumva ukuntu umuntu w'umugabo w'umunyamurenge wavukiye muri Kongo agakurira muri Kongo ise yari inyangamugayo sibyo umugabo ntabo umwe akaba 2 3 4 5 mirongo sibyo then bagahagarara sibyo bakajya muri side yo kwica ubwoko bakajya muri side abandi batarimo agahagarara akanavuga yuko umunyamurenge uko ameze cyangwa se kura guhaguruka kwirwanaho bakabifobya bakavuga yuko bari kwigomeka kuri leta. Yego umuntu w'umugabo wize sibyo yakamvuga y'aba doctor warangiza niko Kagara turi kuvuga nyine ni ibintu nza nkurura simbyo abantu ushaka kubyumva ni gute ni nko kuvuga ngo wowe ubwawe ugambanira bari abana bawe tambo urebye nta kindi kingi kubera kutumva ibintu kimwe rero zose no kutumva ikintu kimwe ariko kandi hatabuzemo yuko hari abaguzwe uranyumva neza hari abaguzwe kuranyumva neza hari abaguzwe ariko akaba n'abandi basobanuke bahawe information nabi barazakira barazigumana sibyo akaba n'abandi gusa bagira urwango gusa satani yabashizemo abo bose ubakubire urwango rwo kwanga ubwoko navuga none se nyine abo baguzwe tumva ko ari urwango. Okay, reka tugana ku musozo kubera yuko amakuru ari gusirikira nuko iwacu ari intambara ndetse uduce abanyamurenge bari basigayemo hakozwe inama yo kugira ngo bakomeze bagende badusenyera kubera yuko kukabara mu bibogobogo bahatwitse amazu mu mikenke batwitse n'inkambi ndetse no mu minembwe ariko kubw'amahirwe basanze abana twirwana biteguye ndetse bakomeza kubegezayo ndetse dukomeze dusenge kandi dukomeze dutabare umuntu wumva afite imbaraga nubwo bigoye gute tugomba guhaguruka tukirwanaho tugomba kubwira amahanga abo tuyibo tugomba kubwira amahanga ndetse tukabibemeza bakabyumva bakemera yuko turi abakongomani ndetse n'abakongomani tugaturana mu gihugu dufite amahoro. So mwakoze cyane kudukurikira kuri The King TV na MI TV. So turabasa kugira ngo mukomeze mudukurikirane mukomeze mukore subscribe share na comment muramu kudusupportinga murakoze murakabyara harakabaho umurenge harakabaho umunyamurenge. Asante sana. Imana ikomeze kubaha umugisha. Yes.